urabyumva mani muyobozi witoze turi mu kazi rwose turabikora ntabwo ko ndimo ndahiga urabyumva mani biba biragize nyine eba siko batajyaga bazara bigenze bite ariko umuganda uba ukenewe ngiye ndawukora ariko ngiye gutema icyo giti cyo hejuru imikino iravunanye byo imikino abantu muyikaragaho ariko ko bwomeruka wanyu twari twohereje umuntu amafaranga ngo turajya kurya byarangiye bite bose yagukujeho inde yaho twari kujya gukora turi bunarye twohereje amafaranga hajya nagane hahandi harangiye telefone yirirwa yirwanye kuri rwara biva mu nzira birarangira cyakoroze guteka biryoshye kuba nkugira inama washinze agashuri ko kujya wigisha guteka ukabifata ntarabyize ibyuzi nta muntu utazi kurya utazi guteka ariko nkurikije no kuntu uteka nicyo gusasa nicyo cyane hari umuntu utazi nta muntu uzi kurya bazi guteka ngiye kwirira agatoga ariko kuko iriya ni isosi kandi ntabwo wayimena iba yavuyemo sha imikino mwayiretse yes mama waje ukareba ibyo ndimo ukabona kugira ndi mu kazi wanjye oya n'ubundi ndawujyamo ndi mu muganda rusange ariko uzi ko ari umuganda wemewe kwereka abaturage ukuntu bagomba kugira indyo yuzuye batamenye n'isosi ntabwo ariyo bateganyije oya ni ukuvuga ngo buriya gukunda igihugu bavuga ntabwo ari ukwirirwa wirukanka cyangwa kugira ngo n'umusanzu turimo gutanga umuganda w'uyu munsi umva uko umeze wanga umuganda w'uyu munsi uri kumva ujye unagendana n'igihe bikubwira so minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu iramenyesha abaturarwanda bose ko umuganda rusange usoza ukwezi kwa Werurwe 2025 uvuga ibyo by'abashaka babizi ni ukwezi kwa gatatu bivuze ko buriya yewe biramushaka ko kuzabibwira ukajya baduhindurira ariko n'ubundi bwira uriye nk'ibiro 5 bitandukanye nk'ubu ushaka kujya kwindicana ukarya icyase ko ngana se ukajya ahandi ukarya ni ko ngana mwiza ubwo urumva atarya ibiryo byinshi ntari ari kurya buriya ari mazi oya ariko nk'ubu buri buhajye ndakareka kampagarare hano nibwo ndeba neza nubwo ari hejuru nibwo ndeba neza biramuhagarara hano hafi aho gahiye sha ahora bumufata neza kamerama aho ni sawa azaretse nkakwera akazi k'ubukameramani dore ukajya ukora ibiganiro n'umukameramani ko nabonye iri tuturabo bari abantu baba diaspora bo hanze arakubwira ati njyewe nta mukameramani nzi ti wowe ariko ntiwapfa sinapfa kukubura ti ntanze ifoto yawe muri ribu nkavuga ati n'uyu bambona tereza nk'umukameramani namubwirwa n'ikiko tutajya agaragara nanjye numva nibyo wenda se ubona impamvu batagaragara nuko baba bashaka kugira abo mwamwe mutagaragara se mwene ngo nige muri abajuru kuko bimuza ko nazo bitagaragara kuri kamera yewe se wagaragaye uzana gaze ntushaka kugaragara
bana nese bura cya kiganiro twakoze ndi mu mazi ntabwo turi muri pool ntabwo nakubonyemo ntabwo wambonye koko ntabwo wakirangije nakubonye urimo kudaha mu mikoro turimo utubaza yego genda garagara nta kibazo ntabwo ndi umujura ndi inyangamugayo ariko aho ntugakabye kiraho ifoto yanjye ndaje posting ifoto yanjye mbabwire ki ega buriya ntabwo wari ubona risike zo kuba icyamamare ntabwo wari wazibona none se ngewe nk'iyo nigendeye n'amaguru ntavuga ati dore kereva ariko wowe iyo ugiye n'amaguru dore nyamabondo wakinywera agacupa n'igihe byungukiramo ariko aho kata bakabateye bagushye rimwe na rimwe iyo witahaniriye indangamirwa bahita babimenya ko utahanye bagiye kuri sitade w'umusitari bakaga ko yinjira ndikubwira niyo utahanye indangamirwa bahita babibona ko uzitahanye ntabwo mbesha amakuru umuntu agiye kuri sitade w'umusitari bakamwirukana bakaga ko yinjira yambaye n'umwenda w'igihugu na furare oya no kuri umuhuro ni mu mahoro bangiye abasitari benshi kwinjira nari impari harimo ariko ntabwo mba mentioning reka mbareke ariko ni benshi harimo n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu kandi batitrere babanzamo n'abahanzi bakomeye banga ko binjira rwose ngewe nari ndiyo ndihagazeho uva nkubwiriza rimwe na rimwe igihe twibwira ko ibintu dukora abantu bose batureba cyangwa badukunda ni ukuvuga ngo hari n'umuntu utazi uko tunabaho neza akumva ko ubwo ni ukuvuga akaba yirebera bakiremane bakora ba mitsotsi twebwe akaba adashaka kutumenya ni nk'uko natwe hano hari umuntu utuzi akaba atazi ntabwo wabonye izina ryako se ubwo nanjye nzakabonaho sawa ndakuvugisha rero ndi mu kazi ngiye kuri paji ya kabiri yo kurya uyu mugabo warangiza ngo yashobora umugore witekera gutya umugore ntabwo byakora none se umugore ntaba ashaka umugabo ukunda ibiryo ahubwo icyakora cyuzi kubihaha nkurikije n'ukuntu ukora ariko nawe byo gushobora umugore yaba ari sawa dore se ko nyanze ngo ndi mugufi yazana yawe kumucishaho utuntu twinshi hano no bajya bamusura benshi jori bajya bamusura benshi ariko jori ntarebe kabera ajya umenya ko ari umusitari abasitari kuriya bibera oya ngo jori yaramwanze ngo ni mugufi jori ni wabo babyanze ni wabo ariko umutima we warabishakaga yaberetse ifoto aravatiye ngo ajye yijyanaye umutima ariko we warabishakaga nawe bamushakira n'umunyarwanda aramwanga ngo arashaka umunyakigali arashaka bira oya kandi kabira ni kavukire kavukire hano mu Kiyovu niko ajya mbeshya mu Kiyovu kwa mwese aho mama mukecuru aba ibatsinda mama wawe nzi ko abimusanze pe ni ukuri buriya niko nagira mbitekereza babibatsinda hano hakurya kuri n'uza kuri gare tubwiza inyama zirayera urashaka kurya hose oya ahubwo wabaye wihutira agasosira akagahe gade amakameramani urya ariko niba ari abantu bakugoriweho ni abakameramani urajya kurya ngo nta mukameramani urya wajya kugira ngo nta mukameramani urya nicyo yitwaza nicyo yitwaza nta mukameramani urya gasosi se numva kameze ga sosi ni nziza cyane buriya oya sosi yo ngo ni nziza kano gasosi wampaye wamuzana yakangata namuha akagasoma yaka kubera iki se wumva ari yaka kuko yakaba amaze iminsi atamwe isosi nayo nkora yitimara iminsi ikiza sosi ni sawa sosi ni sawa kabisa ko watetse gake ariko se wowe kuba wizeye kujya kumaca no kongera ukarya wowe wagiyeyo ntabwo nabije ubanga ibiganiro ugiye kujya ureka nawe ugiye kujya urya so nabyumvanye
Ibigimbi. ntabwo rero nabyumva nijoro bati banyamabondo barakize Sindabeshya ntimwakize. urabona ukuntu uriya mugore muhita arimo ararya abona ukuntu imiriro ukavuza induru Kuramira we. baze njabura ubu disi gasonga aba yiririyeho Gasongo journaliste rwose ni n'umwana arabishoboye uzi ko za capati yaziriye wenyine ahubwo za capati Bona ibanga nicyo wibagiwe. ziriya capati nzageza kuzigura buri kuziryoshye mani ziraryoshye kabisa Ariko ziriyo mwahise muzirya zose ibanga nicyo wibagiwe nyamabo. imikino muhayire n'umutako usigaye uteka ko usigaye ugura inyama sha Twebwe ariko twahoze tuzigura. Twebwe. Ubu se ari ukugura inyama no kujyana abantu muri hoteli bakarya mwarangiza mugataha ni iki gihenze? none uzi ikindi kibazo cya Joyce suri ntabwo arya inyama Ariko wamuha umuti biho bibaho. afata gutya gato Jori ntarya inyama Wamuha umuti. urumva Jori ntarya amavuta Amavuta asanzwe se? Cyayinga. ayo ariyo yose ntabwo urano mango ni naturel niba ari umutapera niba ari umuhirika Jori niko bimeze ra? Arabeshya. Mbese Jori reka tu kaza muha inyama oya inyama zo hari igihe aba atazirya. Bibaho. Ariko amavuta se ubwo buryo waba utarya n'amavuta. Nyine umuntu utarya inyama biranagora kurya n'isamaki. Inyama ni bimwe. Nese byose ni ibiki si inyama. Oya. cyangwa rijya bona batese kukeya nta ducyari nigenda tunabifata. Se wa mwana niba uteka ikiro kimwe ugashaka kandi nawe ubwawe ukirya ntuhage. Simpage. No bajya ku buryo byarangiye nijoro ugeze ubona n'icyo. Nubura ntago wariye. Nari bano hepfo muri bari kujya gutebana niririye. Ngeze hara mu mpasa ndabatira karata. Jori utabeshye nyamabondo wamwangiye iki? Utabeshye pe. N'ababyeyi banyanze dore se yanyanze. Kana akunda abasitari. Ako nawe urisha akantu ngo umusitari uratambuka ati ndi umusitari. Oya ntabwo ari byo bivuga. Birivugira. Nese ubu nubivuze? Nose nitwajyanye Nyamirambo niwe bibonye ukuntu bamwe bavuga ngo ni Gasuku abandi ngo ninde abandi ngo n'uyu kandi mu Kinono. Ubona vumbe handi abikinono. Mu marangi. Marangi se buracya rutakiriya baryaga. Cyakiruta se buriya. Twasone cyashize. Icyakora rwose uzubereye mu guteka. Izo puwaro uziteke? Oya ntabwo ziteka. Uzi hejuru aziteka. Aho uzimo umuturanyi. Azi guhinga buriya agira n'ako guhinga. Satse mugize nk'umugore ufite nk'imicike nk'ikibuga. Mbese wabibwiwe n'iki afite akaboko ko guhinga ka? Yahinze Paul kuri sima zareze. Nazo zimuye rero zira azitera. Nazimuye rero ziri kuri sima utagira ngo ni ziteye kuri sima. Ziteye kuri sima ziramera. Kandi ziteye museka. Ambwira ngo giye ni wacu nateraga inzuzi. Gupfumura se? Oya gutera inzuzi bimwe by'abana. Ubu rero uyu nguyu umugize umugore wahita umugurira nk'ibisambu nka bingahe rwose. Jori namugira umucuruzi. Ubona yamenya gushabika? Ukuvuga ngo Jori nuko ntabwo ari menyo wari we. Ariko bimubwira ararakara. Ese wenyine kuki murakaza? Ukuvuga ngo ubundi umuntu kugira ngo yimenye nuko ava mu cyiciro akajya mu kindi. Urumva wazi ko ari Jori gusa. Nkuko uriya Jibex yandebye akavuga ati ni cyanyamabondo. Nyamabondo tiko yazamo n'umuhanzi. Ahubwo ndashaka kujya kuririmba muri studio. Urabyumva? Nikora na clip. Kandi ndashaka clip yenze ku rwego rwa ba Pidid. Baramufunguye yabaye umwere. Pidid. Nose Pidid wamuvuga Trump ari uyoboye.
ni inshuti ya Trump cyane ko ibyo bikurahe amakuru radiyo ariko ubonye ntafite radiyo nkagirana n'uza ugira insakazamajwi n'insakazamashusho uzi uriya muntu twatuma turavugana muranakora nanjye ku kazi ni ukuri kw'Imana yitwa nde ni Rosine warumamagaye wise umumenya ndamuzi wandi wagiye kumbwira byabi wandi wambwiye kuri wa wundi ni Rosine warumamagaye w'inshuti yawe ari no mu kazi ari ibintu yabazaga ngo bibera muri gereza yarameje ko muri mu ruvango ngo Firawuni ni iki wari mu Firawuni ngo Firawuni uvuga ngo ubundi hariya no butinganye bwina ibyo bita karame puratetse byahita bishirira turaje umuganda ntabwo turawujyamo turakora ari hejuru iwacu urabyumva mani mu muyobozi witoze turi mu kazi rwose turabikora ntabwo ko ndimo ndahiga urabyumva mani biba biragize nyine eba siko batajyaga bazara bigenze bite ariko umuganda uba ukenewe ngiye ndawukora ariko wongeye gutema icyo giti cyo hejuru uzi imikino iravunanye byo imikino kandi umuyikaragaho ariko ko ubwo meruka wanyu twari twohereje umuntu amafaranga ngo turajya kurya byarangiye bite bose yagukujeho yaho twari kujya gukora turi bunarye twohereje amafaranga hajya nagane hahandi harangiye telefone yirirwa irwanye kuri rwara biva mu nzira birarangira cyakora uzi guteka biryoshye kuba nkugira inama washinze agashuri ko kujya wigisha guteka ukabifata ntabyigisha ntarabyize ibyuzi nta muntu utazi kurya utazi guteka ariko nkurikije n'ukuntu uteka nicyo gusasa nicyo cyane hari umuntu utazi nta muntu uzi kurya bazi guteka ngiye kwirira agatoga ariko kuko iriya ni isosi kandi ntabwo wayimena iba yavuyemo shayi imikino mwayiretse yes mama waje ukareba ibyo ndimo ukabona kugira ndi mu kazi wanjye oya n'ubundi ndawujyamo ndi mu muganda rusange ariko uzi ko ari umuganda wemewe kwereka abaturage ukuntu bagomba kugira indyo yuzuye batamenye n'isosi ntabwo ariyo bateganyije oya ni ukuvuga ngo buriya gukunda igihugu bavuga ntabwo ari ukwirirwa wirukanka cyangwa kugira ngo n'umusanzu turimo gutanga umuganda w'uyu munsi umva uko umeze wanga umuganda w'uyu munsi uri kumva ujye unagendana n'igihe bikubwira so minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu iramenyesha abaturarwanda bose ko umuganda rusange usoza ukwezi kwa Werurwe 2025 uvuga ibyo by'abashaka babizi ni ukwezi kwa gatatu bivuze ko buriya ngewe biramushaka ko kuzabibwira ukajya baduhindurira ari byo uvuga ngo ni Werurwe noneho rimwe na rimwe ugasanga cyangwa ni mata cyangwa ngo ni inzira n'ibiki abenshi muri twe ntabwo twabyize ibyo bintu uvuga ngo niba ari Nyakanga ngo Werurwe Nyamata iki n'iki amezi yacu mu Kinyarwanda yose uko ari 12 ko twabyiga tubivuga ntabwo abantu bose babifataga
ntaje ntabwo baza ngo urabyumva nje ntabwo baza nyakanga n'ibijyanye azabimenya yego nuvuga ngo bajye bagerageza byibura niba bavuze ngo niki avuga n'ukwezi uko ariko kugira ngo buri munyarwanda wese bisobanukire. So rero nibyo ndi kubwira, ukwezi kwa Werurwe ubwo ni kwa gatatu 2025 uzaba ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu 2025 uyu munsi nyine uyu turi gukora. Umuganda uzibanda ku bikorwa byateguwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, by'umwihariko bikorwa byo gusana inzu z'abatishoboye barokotse jenoside yakorewe abatutsi, gusukura no kwita ku nzibutso za jenoside yakorewe abatutsi no kurwanya isuri. Inzego z'ibanze zirasabwa gukangurira abaturage kuzawitabira no kubamenyesha hakiri kare aho uzabera n'ibikoresho bizakenerwa. Yego nibyo rero nimba ngira ngo ugendane nabyo umenye na umenye ni reba sha sauce tomate nayibagiwe bishyiremo nayo haracyari kare bishyiremo wapi nukaza kunyinjira mu guteka ese wowe kumbwiye ngo wabyibagiwe wowe kutabigumanye impamvu nabivuga nyine ngende umunyamakuru wari umusangiza ugiye kurya ibiryo bitameze neza kandi iyi mikino mwayiretse. Hari umuntu umwe twari kujya gusura aravuga ngo nta gaze yifite yewe nakwemera nkateka no kunywa ariko mukansura. Yego akemera ugateka kunywa ariko ugakora amafaranga, jya ubivuga neza ariko hari ukuntu uba ugenda ubica ku ruhande cyane rwose. arakize rwose umuntu ukora ari kurya akajya no kuri chat akahamagara. Nari mbonye ugiye guhamagara oya cyane saa kazi si umuntu aba ariho mana baruzuje amamagara ari mu kazi ari ukarimo pe. ibyo bisigaye byarananiye ntabwo itetse yose reka byarananiye kandi yari ikiro cyari ntabwo nyibirya mane byo byarananiye byo byarananiye kabisa. kanemere gupfa iyo byakunaniye oya nicwa n'igise napfa mbyibushye reka da nzabanza nanuka nabundi ntiwakiburira kira rwose yerego uragihirika ariko buriya ntugihirika wenyine ariko uzi ko buriya nijoro tugiye gukora hari iwanyu bashaka ko dukora nka kwa kundi babwiye ngo ndahaza sibwo mwase mubireka simara nijoro sinabwiye ngo ndahaza mugahita mutuma ibyoroheje cyane. ariko n'ubundi bwira uriye nk'ibiro 5 bitandukanye nk'ubu ushaka kujya kwindi cana ukarya icyasi kongana se ukajya ahandi ukarya ni kongana mwiza ubwo urumva atarya ibiryo byinshi ntari ari kurya buri hari mazi oya ariko nk'ubu uri buhajye ndakareka kampagarare hano nibwo ndeba neza nubwo ari hejuru nibwo ndeba neza kamerama hagarara hano hafi aho rahiye ndahiye sha ahora bumufata neza kamerama aho ni sawa. undi azaretse nkakwera akazi k'ubukameramani dore ukajya ukora ibiganiro n'umukameramani ko nabonye iri tuturabo bari abantu baba diaspora bo hanze arakubwira ati njyewe nta mukameramani nzi ti wowe ariko ntiwapfa sinapfa kukubura ti ntanze ifoto ya muri ribo nkavuga ati n'uyu bambona teza nk'umukameramani namubwirwa n'ikiko tutajya agaragara nanjye numva nibyo. wende se ubona impamvu batagaragara nuko baba bashaka kugira abo mwamwe mutagaragara se mwene ngo nige muri abajuru kuko bimudakara nazo bitagaragara kuri kamera yewe se wagaragaye uzana gaze ntushaka kugaragara hano nese bura cya kiganiro twakoze ndi mu mazi ntabwo turi muri pool ntabwo nakubonyemo
ntabwo wambonye koko ntabwo wakirangije nakubonye urimo kudaha mu mikoro turimo utubaza yego genda agaragara nta kibazo ntabwo ndi umujura ndi inyangamugayo ariko ako ntugakabye kiraho ifoto yanjye ndaje posting ifoto yanjye mbabwire iki ega buriya ntabwo wari ubona risike zo kuba icyamamare ntabwo wari wazibona none se ngewe nk'iyo nigendeye n'amaguru ntavuga ati dore kereva ariko wowe iyo ugiye n'amaguru dore nyamabondo wakinywera agacupa n'igihe byungukiramo ariko aho kata bakavateye bagushye rimwe na rimwe iyo witahaniriye indangamirwa bahita babimenya ko utahanye bagiye kuri sitade w'umusitari bakaza ko yinjira ndikubwira niyo utahanye indangamirwa bahita babibona ko uzitahanye ntabwo mbesha amakuru umuntu agiye kuri sitade w'umusitari bakamwirukana bakaza ko yinjira yambaye n'umwenda w'igihugu na furare oya no kuri umuhuro ni mu mahoro bangiye abasitari benshi kwinjira nari impari ariko ntabwo mba mentioning reka mbareke ariko ni benshi harimo n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu kandi batitrere babanzamo n'abahanzi bakomeye banga ko binjira rwose ngewe nari ndiyo mbihagazeho uva nkubwiriza rimwe na rimwe igihe twibwira ko ibintu dukora abantu bose batureba cyangwa badukunda ni ukuvuga ngo hari n'umuntu utazi uko tunabaho neza akumva ko ubwo ni ukuvuga akaba yirebera bakiremane bakorera ba mitsotsi twebwe akaba adashaka kutumenya ni nk'uko natwe rero hari umuntu utuzi akaba atazi ba mitsotsi uko babaho ni ukuvuga rero ni uko biba bigiye bikoze ariko impaya bisobanuye iki ubwami ubundi cyangwa se ubwami bw'ikirenga niko nabyita uriya mitsotsi afite mitsotsi y'impaya bivuga ngo nkusobanuye neza impaya ni ubwami bw'ubwami yego bw'ubwami urumva ufashe reka mbikwereke ufashe ntabwo ari abaromani gusa ufashe intara zose ukarenye urikumva tukazigira wenda igihugu ariko tukakigira nyine ubwami ubwo enye n'umujyi wa Kigali akaba ari nabwo ari ubwami ariko ubwo bwami bw'umujyi wa Kigali ari bwo buyoboye ubwo bwami bwo nyine ubwo bwami bw'izo ntara enye nka hedikota nayo nubwo ari ubwami ariko nka hedikota y'ubwo bwami bwose akaba ari Kigali nuko rero impaya nicyo iyo bavuze rero uko kundi ngo ni umwami w'abami mu impera umwami w'abami hariho habereye aho bita ubundi se harya se ujya umbwira ngo warize wize history oya history ntabwo wayize habayeho rero ama-empire atandukanye mu gihe cya kera ari izo bita za Songhai za Ghana empire zayizobewe uwo bita Mansa Kankamusa uramuzi Mansa Kankamusa ndamuzi wo muri Ntuzi wo muri Mali wo muri Mali se Kankamusa ni wo muri Mali yego bavuga ko utamuzi oya no ibyo ntaro aragitapfa kubiyobera rero uriya yari umwami w'abami yari afite burane nawe umuntu wari ufite ubutunzi bwinshi kugeza iyi saha harya buriya n'umunyemari cyangwa n'umunyegana n'umunyemari rero yari afite Mali nawe yahoze ari ubwami bw'abami yitwa Mali y'Impaya ubwo hari ubwo wishyuye si nkwigishije utishyuye rero nawe ujya ufasha saba abaturage bakureba abari bugura ko ari bo wigishije byiza byamfasha iki ubu nta kintu utahanye nta na gito kabisa urumva ntahanye iki harya buriya umwami w'abami uriya w'abaromani yitwaga nde w'abaromani simwibuka ahubwo mbere y'uko Amerika iyobora isi nicyo gihugu cyari kiyoboye isi mbere y'uko Amerika se bariyoboye isi iyoboye isi nyine ite ese hari ikindi gihugu uzi bakurikirana amatora yacyo 100% kuko hari ikindi gihugu uzi cyonyine kindiza mu matora kurusha ibindi bihugu byose wari wamenye ko Putin yatowe ukabibwirwa nande abikubimbire bakubitangazamakuru cyangwa se nka bacisha bava mu munyagitugu yongeye yasubiye ku butegetsi
ni ukuvuga ngo harimo kuvuga Amerika isi yose bayifuza kumenya uko amatora yagize gute yagenze. Ese hari ikintu uzi ku bijyanye n'ubukoroni? Bukoroni ndabuzi ndanabwumva. U Rwanda rwakoronijwe n'ibihe bihugu se? N'Ubudage n'Ububirigi. Muhe mwaka? Iby'imyaka ugura bibaze nka Nyabugogo. Ujya wumva icyo bita Berlin Conference? Aho ni inama yabereye mu Bubiligi nako mu Budage bajya kugabanya Afurika. Iba mu wuhe mwaka? Ntabwo mbyibuka. Ese kujya ko wambwiye gutazi history ibyo byo wabimenye ute? Hari ibintu by'ibanze umuntu bagomba kumenya. Utekereza gute se uwo bita Otto von Bismarck? Muwahe? Umwumva uteze? Nibo babiri mwumvisha. Ego. Ba Oscar Bomares. Bowman. Bobo Mares? Oscar Bowman. Ntabwo muzi. Barasa Afrika yaravumbuwera cyangwa ahubwo umuntu wa mbere abaretse muri Tanzania muri Afrika. Ndabizi. Ubwo ni umuntu wa mbere umeze ute? Umuntu wa mbere ni umwirabura. Munsi niyemeje kugenda nkucishamo utuntu tw'udu history nkumva ko ari icyo ubiziho. Umuntu bita Martin Luther King uramuzi? Ndamuzi. Martin wo muri Amerika y'Amajyepfo. King. So muri Amerika y'Amajyepfo? Sabara ni y'Amajyepfo. Nose ni y'Amajyaruguru. Yakoze iki? Yaharanira uburenganzira bwo muri barubwa bakina barubwa abirabura. Kandi ari umuzungu. Umuzungu se? Umuzungu. Nose ari umwirabura wakora ikintu ngo kimenyekane nk'abazungu. Reka abazungu bagerageza kubyishyiraho. Abazungu twavumbuye feruje. Ubugari bwose urabumara. Twavumbuye feruje. Abanyafurika. Twahinduye amavuta yo mu modoka. Ayo mavuta ubona yiyo mu modoka yangaya yinuza. Je numva bavuga ngo n'indege ngo umuntu wayivumbuye nawe ngo yari umunyafrika. Oya, vumbuye indege no umunyamerika. Ese wavumbuye kaje. Oya, no kuvuga ngo mu France ni wabitangije. Atanye muri cya kintu cy'umu avuga ngo ari kubundi umuntu yacana mu kintu kigahura n'umwuka kikaba tatembera hejuru. Nuko byaje. Mu France akora kiriya none umunyamerika waza ko film akora indege. Uyu munsi twarishije ifoke urahaga. Oya no kuvuga ngo impamvu narishije ifoke bwari bushyushye cyane. Barashyushye cyane. Ako buri mwami wa mbere w'u Rwanda uramuzi? Uyu w'intwari se? Mwami wa mbere w'u Rwanda? W'intwari se ubwo Rudahigwa. Ni mwami wa mbere w'u Rwanda? Niba ubizi yayoboye muhe mwakara? Ntabwo imyaka byibuka mana. Igihe yimye ingoma. Niwe mwami wa mbere w'u Rwanda wabayeho wa mbere mu Rwanda. Wamusimbuye. Hagasha ibintu bya cyami mbizi. Ibintu bya cyami wabishubije bwami. Ngiye kuravuze kuri Republika. Ese Munyarwanda tutaganire na se ntamenye cyo se kuri je yasize avuze. Ese muri biramfasha iki by'ubwami? Urabimenya n'amateka y'igihugu. Mbimfasha iki se? Urumva nta kintu byagufasha? Ntacyo. Mayenga. Mbazi ibyunguka man. Byose ahubwo ibyo nibyo byakwiriye kunguka. Birababaje. Ubwo se byo bigura muri akakugaburira. Shabyo cyo byihorera. None sibyo ibintu wabwira umuntu akakugaburira nibihe? Sibyo kuba ngo ndashonje gusa. Cyo bita umuziki. Amura gupiga umuziki sagakora ikintu. Akareka. Ubundi wagakwiriye kumenya amateka y'igihugu. Birababaje kuba utazi umwami wa mbere w'u Rwanda. Shana ntacyo byamfasha.
pe ni ukwirira. nta kimwe ibyo ngibyo rwose. Aho niyo waba ugiye kuvuga bigiye kuganisha kuri wa mugani bajya bavuga ngo uzi ubwenge nk'inda yawe. Uzi ubwenge nk'inda yawe? Icyo babaga bashatse kuvuga yabaga ni nk'igiki. Bikabikubeshejeho cyangwa wabivuze adafite inda aragapfa. Ubwo uzi ubwenge nk'inda yawe ubu babaga bashatse kuvuga ngo iki. Cyo dusobanurira. Ashimbeje. Hagata uryoherwa. Ngiye bwo mbimaze se. None se bwo uhise ubihirwa urabiretse. Ahubwo ndahasa. Nyama byakugendekeye gute kusigaye urya gake? Ibiryo byarananiye. Nyama wonda yitwa warasigaje. Ibyo byarananiye kabisa. Amara ushatse wajya kwa muganga. Waye inzoka. Wajya kwa muganga rwose. Nta petu kigira. Ntabwo zijya na rentema. Kandi waravuze ngo ukunda ibiryo bya mu gitondo. Nibyo bifite akamaro. Ubu naje tayari warangije kubirya. Bikonje. None witwaye iki? Ariko ntushirayo. Munda mu kanwa haze cyangwa se munda akabahaza ariko n'ubundi acyafite apetito. Nta njya gukora njye kwita niryamye. Sigaye byaremeye nyamawe. Yaremeye rwose. Nari niko tujya kuri petrol n'umwana wa. Aje nka kujyana muri puru muri piscine kugabanya. Zaruhuka kumenye koga. Wabonye kuntu baguseka. Ibyo byiza se. Ubundi arimo guseka ataranajyamo. ubundi nk'umuntu yagakwiriye kubaza ibintu bitatu. Koga, imbunda, ego, n'indimi. Ibyo bintu uko ari bitatu bizi. Ibyo biba mu bihugu shaho begereye amazi cyangwa bateganya intambara. Twebwe intambara duteganya ngo kwiga imbunda. Ntayo. Aho maze ko twavukiye mu gihugu cyiza amana. Yego. Nuko rero. Ariko ibyo bintu wagakwiriye kuba ubizi nyine. Muri ibyo biruvuze rero bibiri ndabizi. Nese igihugu bibaye ngombwa ko igihugu kikwitabaza ntago wagitabara. Natwara imodoka. Bakina abashoferi se. Kugira ngo abasirikare ku rugamba. Nibihagije. Na perime buriya nayo yazamo. Wese tureka na perime. Iyo ari mu ntambara cyari mu ntacyo bigombera ibyo. Cawo nakagaruka baye. Yes, nshimire mwebwe twatangiranye tukagirana no ku musozo. Nshimire udahwema gukora subscribe, share na comment ku Mutako live. Ngende tushime Clever tuzabane mu bindi biganiro. Shalom, hasta la vista.